Umugoroba mwiza kuri mwe mwese mudukurikiye, tubahe ikaze ku makuru y'iteganyagihe mutegurirwa n'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubw'ikirere Meteo Rwanda, njya kubagezaho ndi mu Rukundo Clarisse. Uyu munsi mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu haguye imvura cyane cyane amasaha yo ku gicamunsi, cyane cyane mu bice byo mu burasirazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali no mu bice bimwe na bimwe byo mu burengerazuba. Mu masaha nijoro rero hakaba hateganyijwe imvura mu bice byose by'igihugu cyacu, byumvikana ko mu turere twose tw'igihugu hateganyijwe imvura. Ku munsi w'ejo hateganyijwe umuyaga uringaniye, uyu muyaga ukazaba ufite umuvuduko uri hagati ya metero 3 ndetse n'6 ku isegonda, ndetse ukava mu bice byo mu burasirazuba werekeza mu bindi bice by'igihugu cyacu. Mu ntara y'Amajyepfo rero mu masaha mu gitondo hateganyijwe ibihe by'umucyo, kimwe no mu bice byo mu burengerazuba. Mu burengerazuba hateganyijwe imvura, ndetse iyi mvura ikazumvikanamo inkuba mu turere twaho twose. Igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya °C 11 ndetse na °C 18, aho akarere ka Nyabihu ariko gateganyijwe gukonja kazagira igipimo cy'ubushyuhe cya °C 11. Mu ntara y'Amajyaruguru uretse akarere ka Rulindo niho honyine hateganyijwe urunyurane rw'ibicu ndetse n'izuba, ahandi hasigaye hakaba hateganyijwe imvura kandi imvura ikazumvikanamo inkuba. Mu bice byo mu burasirazuba ho hateganyijwe ibihe by'umucyo mu turere twaho twose. Igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya °C 17 ndetse na °C 19. Naho mu mujyi wa Kigali naho hateganyijwe ibicu bitazatanga imvura n'igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri °C 18. Mu masaha rero yo ku gicamunsi hateganyijwe imvura mu ntara y'Amajyepfo mu turere twaho twose, ndetse igipimo cy'ubushyuhe cyo hejuru kizagera kuri °C 29. Mu ntara y'Uburengerazuba naho hakaba hateganyijweyo imvura ndetse izumvikanamo inkuba, igipimo cy'ubushyuhe cyo hejuru kikazajya kuri °C 30 muri iyo ntara. Mu majyaruguru y'igihugu cyacu naho hateganyijwe imvura kandi ikazumvikanamo inkuba, igipimo cy'ubushyuhe cyo hejuru kizagera kuri °C 29. Mu bice byo mu burasirazuba naho hateganyijwe imvura izumvikanamo inkuba, akarere ka Nyagatare niko gateganyijwe gushyuha ugereranije n'ahandi mu gihugu, hari igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri °C 31. Umujyi wa Kigali uteganyijwemo imvura izumvikanamo inkuba mu masaha yo ku gicamunsi n'igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri °C 30. Reka turebere hamwe rero iminsi 5 iri imbere duhereye ku munsi w'ejo tariki ya 20 kugera ku itariki 24 uko ikirere giteganyijwe. Bitewe n'uko twongeye kugira isangano ry'imiyaga rihurira aho igihugu cyacu giherereye ndetse n'ubuhere bw'umwuka, bikaba biri gutuma tubona imvura. Hateganyijwe rero imvura kuva ku munsi w'ejo ku itariki ya 20 kugera ku itariki ya 24. Tariki 24 mu gihugu nta mvura iteganyijwe. Izuba ku munsi w'ejo riteganyijwe kurasa mu masaha saa 11:46 za mu gitondo, rirenge saa 12:01 za nimugoroba. Mwakoze kudukurikira, tubifurije kugira ijoro ryiza.